Amahoro y'Imana isa n'ihirwe mwe mwese murayi ijoro cyangwa se mugeze aya majoro mugitaramye. Imana ibahe umugisha, mwakoze kudutegereza. Ni Teropati Musi n'umushumba waryo. Aya masaha murayimenyereye mu mbaraga zibohora, mu mbaraga zikiza, mu mbaraga z'amasengesho. Teropati Musi risanga no ku Muhima iruhande rw'inyubako ya Adventiste, aho benshi mujya mugera mukaruhukira. Imana ikavugana namwe ikababohora ndetse mukakira n'ibitangaza bivuye ku mwami wacu Yesu Kristo. Umunsi w'ejo guhera saa 3 kugeza saa 11 na saa 11 kugeza isaa 2 tuzatubaganirira, tubasengera, tubahanurira ndetse tubigisha ijambo ry'Imana. Abazinduka mumaje kumenyera ko tubasha kubonana iyo hatabonetse imbogamizi yari yose, hanyuma tugasengana. Uyu munsi rero reka mbabwenge Imana y'amahoro ibaha umugisha, ibaha ibyo mwifuza, ibahaze umunezero, isa n'ihirwe, ubukire n'ubugingo, kurama gutera imbere, ibyishimo, ndetse ibahe icyo umutima wanyu wifuza nkuko murambi bifuriza mu izina rya Yesu. Natinze rero tugiye mu mbaraga z'ijambo ry'Imana. Mbibutse ko ari nimero igaragara kuri screen, baraza kudushyira mu kanya gato. Uraza korezaho ubutumwa bugufi, WhatsApp, guhamagara nyuma yo kubwiriza, ariko turaza kubaha na nimero muraza guhamagaraho birumvikana. Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, bohora kandi ukize, usenye kandi utwike imbaraga zose y'umwanzi, uko nzamuye iki kiganza ukora ibitangaza ku buzima bw'umuntu wese uraye atureba aduteza amatwi, bohora ubuzima bwe, urwaye akire, urusaremerewe aruhuke, ukora igitangaza ku buzima bwa benshi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Tugiye kuganira ku ijambo dusanga mu gitabo cya Yohana igice cyaho cya 17 n'umurongo waho wa 15. Yohana igice cyaho cya 17 umurongo waho wa 15 niyo magambo tugiye kuganira, kandi hari icyo ari bukore ku buzima bwawe, hari icyo ari busenye Satani yubatse ku buzima bwawe. Ndabizi hari benshi mu Rwanda na byinshi bitandukanye, hari benshi muri mu ngorane, mu bigeragezo, mu makuba, abandi muri no kwa muganga, cyangwa se abandi bahuye na bimwe bitandukanye by'umuryango nyafurika cyangwa Nyarwanda, by'imibereho ya buri munsi. Mwibutse ko ibyo Satani akoresha byose bitsindwa ku bw'itegeko ry'ijuru, bitsindwa ku bw'imbaraga z'ijuru. Ndabizi ko hari ikimana igiye gukora ku buzima bwawe nona sejo bundi n'uyu munsi. Twagere dusome ijambo ry'Imana. Yohana 14 umurongo wa 15 bavuga ngo, sinsaba ko ubakura mu isi ahubwo barinde umubi. Ndasubiramo, sinsaba ko ubakura mu isi ahubwo ubarinde umubi. Data, shigikirira ijambo rigira umumaro ku buzima bw'umuntu wese mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Amagambo dusomye cyangwa se iki cyanditswe dusomye kirava he? Kiraturuka mu ijambo ry'Imana, birumvikana, hari ryo Bibiliya yera, kandi gishingiye ku mbaraga za Kristo Yesu. Yohana, umwe mu bigishwa ba Yesu, yakundanaga na Yesu cyane, urukundo rw'ukuri. Anga yandika aya magambo yagaragazaga ubumwe, urukundo byaranze Kristo Yesu, kandi koko na Yohana yagiraga urukundo. Niwe muntu wabashe gupfa mu bigishwa yishwe n'urw'ikirago, bivuze ngo apfuye neza. Abandi bagiye babaga, babakeresha inkero, babakuraho uruhu, ibintu bibi cyane. Yohana rero yandika aya magambo, yayanditse kuko yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Aha Yesu yabwiraga abigishwa ngo, urinde abana banjye umubi. Mbibutse ko umubi nta rugo atageramo, mbibutse ko umubi nta mubiri atafata, mbibutse umubi ko nta business atatinya. Umubi yageze mu byawe. Mwene data, Imana ikurinda umubi. Iri joro Imana ikurinda umubi. Umubi ashobora kuzira mu nzozi, ashobora kuzira mu ndwara, ashobora kuzira muri bene wanyu, ashobora kunyura mu kazi, ashobora kunyura hariho hose. Uwiteka kurinda umubi, Uwiteka kurinda umubi, Uwiteka kurinda umubi. Bibiliya tubwira iki ku mubi? Umubi yigeze gusura Eva, amusanga muri Edeni, aravuga ngo ufashe urubuto rwo kuri iki giti cy'ubugingo. Umubi washutse Eva,
umuvumo uratangiye. Umubi yigeze gusanga Sara asuka Aburahamu abaryamanye n'umukozi, umubi barinjiye. Umubi yigeze gusuka Kayini yica Abeli. Umubi yigeze gusuka abana b'abakobwa basambanya se. Umubi yinjiye muri Yuda yica umwami Yesu. Umubi yinjiye muri Herode yica Yakobo. Mwene data nshuti yanjye, Uwiteka Imana igukiza umubi, ikurinda umubi. Umubi yinjiye mu rugo ararusenya. Umubi yinjiye mu kazi uhura n'ibibazo n'ibigeragezo. Imana ikurinda umubi. Imana ikurinda imbaraga z'umubi. Imana ikurinda imbaraga z'umubi. Umubi ashobora kuzira mu mahebe, ashobora kuzira mu biteka, ashobora kuzira mu bacwezi aribo baronyi, ashobora kuzira mu myuka mibi yariyo yose, ariko Uwiteka Imana ibakurinde. Umubi yageze muri business wacuruza gurahomba. Umubi yageze mu rugo rurasenyuka, divorce, umugabo akararuka, intambara n'ibigeragezo bikaba byinshi. Umubi yageze ku buzima bw'umuntu azegeza imitima ya benshi. None se waruzi ko ari iki cyica ubukwe bwawe? Ni umubi. Waruzi ko ari iki cyica business yawe? Ni umubi. Waruzi ko ari iki gituma ufite icyangiro? Ni umubi. Waruzi ko ari iki giteza indwara? Ni umubi. Waruzi ko ari iki kiri ku buzima bwawe kijegeza uwo mutima? Ni umubi. Umubi azana isukari, diabete. Umubi azana kanseri, azana hepatite, azana sida, azana indwara, azana ibintu utateganyaga. Erega madamaze, ntabwo wateganyaga gutwara inda y'inda. Erega misa, ntiwateganyaga ko nawe wagira iyo divorce. Hari ibintu byinshi bigera ku bana b'Imana bivuye kuri Satani. Ariko umubi, dans le sens ne vaut pas. Uwiteka Imana arambwira ngo akurinze umubi mu rugo rwawe, akurinze umubi mu rukundo rwawe, akurinze umubi mu kazi kawe, akurinze umubi mu mibereho yawe. Niwe ushobora byose. Iyi saha mvuga aya magambo, ndabona umumama yicaye iwe muri saro, arimo ararira amarira menshi yungikanya, ari kuvuga ngo yewe Uwiteka, ndengera ntabara, nyiza ibyago n'amakuba, ngarurira umugabo, dore umugabo arara mu kabari, ataha bukeye, imyuka mibi yaramutwaye. Uwo ni umubi. Ariko kuko wumvise ijambo ry'ubuhanuzi, Uwiteka Imana amukijije. Ndabona undi mupapa, ndamubona mu gice cyahoze cyitwa Kibungo, ndamubona nawe umubi yafashe amaguru ye, arangize afata mu nda igifu. Datarambwiye ngo ni umubi, woherezwe mu mbaraga z'imyuka mibi, aragukijije. Leta si defo. Ndabona undi muntu, ndamubona mu cyahoze cyitwa Gisenyi, Rubavu. Imana data iri kumbwira ngo yewe waruruse, waruremerewe, warunavuga ngo paseri vugaho, dore Imana irambwiye ngo ije kukurwanirira, iguha amahoro yo mu mutima, kandi icyo wakoraga cyari cyaranze birakunze. Uwiteka kurenza umubi. Yewe warurushye, waruzi ko umubi yatuma unywa inzoga, umubi yatuma usambana, umubi yatuma wiba, umubi yatuma wica, umubi yatuma ugikoresha imbaraga z'umwijima. Tuza komera, ihangane. Yesu ni umwami, aje kukurengera, kugukiza ibyago n'amakuba, kukwambika imbaraga, kuguha akakisa kazima, kukwishyura amadeni, kugukiza indwara, kukuzamura ku rundi rwego, kuguha umutima ukomeye wo kwihangana ibi wari urimo. Akira gutabarwa n'Uwiteka Imana, akira kurengerwa n'Uwiteka Imana. Bibiri itwereka abantu batabawe, umubi aratsindwa. Biravuga ngo Bedido, isanduku yageze iwe, imaze kwica Uza, ngo imubere umugisha. Uwiteka yamukuriyeho umubi. Hari abantu bankurikiye, ndabona abantu bagera kuri 477. Uwiteka Imana agiye gutabara. Vuga ngo nanjye ndimo, wowe unkurikiranye. Aragutabara mu cy'umutima wawe wifuzaga. Uwiteka kurinza umubi. Hari abandi bagiye batabarwa, aho umugabo yaramaze imyaka 38 cyangwa se wari umaze imyaka 38 ategereje ko umubi yamukurwaho. Data hageze, hayi data we Kristo Yesu, ngaravanga ikorewe buri bwawe, abaciyeho, abarakize, umubi aratsinzwe. Umubi yageze gutsindwa ku mudamu wari ufite indwara yo kuva. Data aramutegeka, ari desimenevo, ngakora kunsunda. Umubi abakuweho, ngicyago kiba kirakamye, nawe icyago cyazanywe n'umubi kikuweho. Petero na Yohana ku irembo gitwa ryiza babahuye nande, n'uwari ufite uburema
cyangwa se ubumuga umuba bakuweho, reka nkubwire umuba aratsinzwe, aranesezwe. Uwiteka Imana guha umugisha kuko akurengeye muri byose. Tugere hariya Patmos urebe imbaraga zibohora, urebe imbaraga zikiza. Ejo nawe mu gitondo uvuye mu ntara mu bice bitandukanye, uvuye mu mahanga ko nawe turabakira, murakira imbaraga zikiza, murakira imbaraga zibohora, murakira amavuta avuye ku mwami wacu Yesu Kristo, kuko hari amashimwe Imana yakugeneye. Nizerane nawe ko nuzu uzindutse umbone imbona nkubone. Hanyuma ya masaha yo saa 3 nkaba ntangiye guhanura, kwerekwa, kubita umuzimu, kwitsa imbaraga zose mu mwijima mu izina rya Yesu. Nzi ko Yesu arakora igitangaza. Wewe ngwino gusa pimurebe, birashoboka. Uwiteka Imana kuri nzu mubi. Twagene muri Patmos. Iminota nayo nyirengeje ayibonye biranga. Noneho komeza uze, umuntu wese uzi ko afite ikintu kiri mu magufa ye kigenda genda akumva uburibwe, ikindi gitembera nk'inosi, igira nawe nuko nguko uri kugenda. Alright. Itirwa mu izina rya Yesu, itirwa mu izina rya Yesu, ise mu izina rya Yesu. Amaraso Yesu, amaraso Yesu, amaraso Yesu, amaraso Yesu. Ndirukana umwuka wa paralize, ndasenya umwuka wa paralize, ndasenya umwuka wa paralize. Dayimoni iri mu magufa avamo, dayimoni iri mu magufa avamo. Ng'umuriro, 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 umuriro gukuramo amahembe, iyi mbaraga y'ihembe, iyi mbaraga y'ibiheko. Tekura umwana w'Imana. Amaraso Yesu, amaraso Yesu. Amagufa nabe mazima, amagufa nabe mazima, nabe mazima, nabe mazima, nabe mazima. Arimo gukira, amagufa yawe ari gukira, amagufa ari gusubirana, amagufa ari gusubirana. Umuriro w'amaraso Yesu, umuriro w'amaraso Yesu. Ngizo zirahiye, 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 zirahiye. Mwe mwicare nta kibazo. Zirahiye, zirahiye, zirahiye. Imyuka yose ari muri umwana w'Imana. Vanamo, 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 vanamo. Aragenda neza. Iri hembe rivemo, iyi nyabingi ivemo, iyi hembe rivemo. Nyabingi irahiye, nyabingi irahiye. Imyuka iri muri umwana w'Imana. Girahiye, 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 girahiye. Vamo, vamo kaguruke, vamo kaguruke. Aragenda neza. Ubumuga bwose bwari bumuriho buvemo, buvemo, buvemo. Imbaraga z'ubumuga zivemo, imbaraga z'ubumuga zivemo. Imyuka y'ubumuga rekura, rekura. Arimo arabohorwa n'amaraso Yesu. Peto feme kotazi lebo sens menekitevo. Kuramo ikiri mu igufa hose. Buri ntwaro yacuruwe kukurwanya iri kura amagufa yawe, iri kuri gufa ryawe. Aguruka madamu. Genda hariya, genda. Garuka, komeza ugende sa nk'uwiruka kabisa. Irukanga, irukanga. Genda, genda, genda. Genda iruka noneho ongera speed. Izo ni imbaraga za Yesu. Ayo ni amaraso Yesu akiza abohora. Buri ntwaro yose yacuruwe kurwanya umubyeyi igomba gutsindwa uyu munsi. Hari umuriro uri kwaka muri iyi nda ye. Hari n'imbaraga iri kurwanya umuryango we. Ni umunyamahanga. Are you born to Imbaraga? Imbaraga. From Bushenyi. Bushenyi. Bushenyi, then my mom is from Imbaraga. From District Imbaraga. Yes. Okay. You are Ugandan? I'm Ugandan. I'm called Mugabe Aidad. Mugabe Aidad? Yes. All right. So, do you understand Uganda? Yeah. And the English? And English and Runyankole. And the Runyankole? Yes. Twakusemererwa. Nyenakira. Amina. Aya. So, arumva Runyankole ruki n'Uruganda ni Cyongereza. So tujye kumusengera. Murabizi, this is international church. Arabaturuka hirya no hino, Mbarara, UK, mujya mubabona. Igitangaza cyabagakiza, cyaba ibindi bitandukanye byakuzanya aha, ariko icyonzi cyo icyakuzanya aha ni uguhura n'igitangaza
shall. Amen. So today you meet with your miracle. So, Mumbaraga Zamaraso Yesu Kristo, I command every bad spirit to get out now. By fire, by fire. Get out, go out. Lose her. Today you die. This is your time for to die. Lose her. Ani yakugambye musibe. Gwe. Ofuruma. Wavudewa. Wavudewa. Ani yakusinditse. Ani yakusinditse diamond. Kugambye genda mwirinya rya Yesu. Musayi wa Yesu gumara. Ugenda. Ofuruma. Umaze myaka meka? Menje. Ani yakulese? Yairese. Kamanya. Amanya ge bamwita? Yairese kamanya. Yamwagazaki? Abalema ne bagamba nti balaba bulwadde. Bwe bamukebera ne bagamba nti balaba bulwadde. Abalala ne bagamba nti alwadde alaje. Naye kati ndabala umuntu wese wageze aha arahura n'ubwiza bw'Imana, ndumva imbaraga z'Imana zororotse nk'umuriro. Haleluya, amen. Kubera impano y'Imana iri muri we, ni umuntu udasanzwe. Bamuteje inkorora imyaka 30. Ibaze gukorera imyaka 30. Warwaye gripe iminsi 3 ukareba. Avudeyo. Mwesi ya setana avudeyo. Aja, abera muramu. Aha. Izo ni imbaraga za Yesu ziri kubohora uyu mwana. Furuma mwirinya rya Yesu, furuma genda. Chichi kwase. Icyo kikuremye chichi. Kweshalo mikoro gusa. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. It's okay. You are free. Thank you, Jesus. You are free now. You are free now. Komere Yesu amashimwe cyane arabohotse. You are free now. You are free now. You are free now. You are free now. You are free now in Jesus' name. Thank you. Bless you. Amen. God bless you too much. Amen. You've done Thank you. a tremendous work. Amen. About my life. Thank you. I wanted to ask you one thing. Can you help me with your bottle of oil? I saw that it's the blood of Jesus Christ our Lord. No problem. Thank you, Father. Get it. I want you to pray for my husband. Hallelujah, Jean-Claude. Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umugabo we, haleluya, Jean-Claude, aho ari tumusize mu butware bwawe. Imyuka y'inyatsi yari mu biganza bye ndayirukanye. Imbaraga y'inyatsi irahiye. Umwuka w'ubukene urahiye. Imbaraga y'inyatsi irahiye. Rose Jean-Claude. Born from Bushenyi district. Navukiye Bushenyi ya district aho muri Mbarara. In Uganda. Muri Uganda. I'm married. Ndashatse. For 11 years. Imyaka 11 yose maze I've been with more than 20-something years with cough. Namaze imyaka 20 hafi yose ndwaye. Whereby I've visited different hospitals.
aho nivuje mu mavuriro menshi atandukanye, including Kenya, nagiye Kenya mu gihugu cyaho, Uganda and Rwanda. ndetse n'u Rwanda ubwaho. But seriously, the disease failed to be cured. Mukuri kose bose bananiwe gufufuka. Who failed to cure me, telling me that after passing through radio, what do you call radio? It's called X-ray in English. Nyuma yuko anyuza muri ibyo byuma bivura ngo barebe All indwara of them tested me, even from Kenya. My dad took me, but they told him, all of them told me that nothing are saying. They tested me negatively. Ibyo nakuye Uganda, ibyo nakuye muri Kenya, ibyo ndetse namuhaye, even in Rwanda they told me negatively. Byose barambwiraga ngo nta ndwara. They tested me HIV. Yewe bampimye na sida. They told me negative. Barambwira ati uri mutaraga. I asked them, where is the problem? None ndababaza, none si kibazo kiri he? In my family there's no one coughing. Mu muryango wacu nta muntu ugira inkorora imeze ngo ubundi ngo uko akorora igikororwa cyazaga kinuka nk'amaraso. There's one time I vomited blood for 2 days. Ati ndetse bikaba byamara nk'iminsi ibiri nk'amaraso amaze iminsi ibiri anuka. I've come here to be healed. Naje ahangaha ndakize. I've come with strong faith. Naje mfite kwizera gukomeye cyane. And I'm now set free from cough. Ati kandi ndavuze ngo nabohotse kuva ku Mana yacu nziza. Hallelujah. Cyane hallelujah. Hallelujah. Mumusubize hallelujah. Free from cough. Ati nabohotse bivuye ku Uwiteka Imana. And I'm going to shift from Uganda to Rwanda. Ati ngiye kuzava no mu Bugande ngiyewe nza mu Rwanda. I'm going to tell my husband that I'm going to shift seriously. Ati ngiye kuhindura umugabo wanjye mubwire ko nimukiye mu Rwanda burundu. Next time I'll ko come mudakomera Imana amasina mwe mwakira. Next time I'll come back here with him. Atumva ikindi gihe nzaza nzanye n'umugabo wanjye mutajyaho ni imikino. And the way I'm breathing right now, I was breathing, feeling some difficulties. Ati numvaga ikintu gisa. Difficulties, paining inside this part. Ask myself, will I be healed from here really? But right now I'm feeling all right. Hallelujah. Hallelujah. I wish Jesus Christ to be in your lives all the time. Ati mwese muri aha mbifurije ko Yesu yaba mu buzima bwanyu iminsi yose. Come back in your homes all the time. Mukagera mu rugo rwanyu abarimo iminsi yose. My fellow mothers whom I've seen with the problem of not conceiving like me, God bless you and you produce. Nukuri Imana ibaho umugisha kandi komeze kubagura mu bwami bwanyu. Hallelujah. Murakoze cyane. Amen. Dukomereze amashyi menshi cyane. Murekera. Hallelujah. Nanjye ndashima Imana. Vuye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Najyaga mbireba kuri televiziyo. Ubundi ndwaye umwaka n'amezi 3. Ubwo sinabashaka kuva mu rugo. Navaga mu rugo ariko baneruye. Ubwo ngubwo umutware wanjye 4:30 akajya arara yicaye. Akambyutsa ngo ninze ndebe bitangaza bikorera kuri Patimus. Ubwo igihe cyarageze, ejo bundi kwa kabiri nibwo naje. Mba kwa mushikiwe. Ubwo kwa kabiri naje hano barasengera. Imana igira ikikora birafata ariko numva amaguru adakize neza. Ejo naragarutse n'uyu munsi ndagarutse. Hako naje senga Imana mvuga ngo Mana wanyambukije Nyabana ngo ukangeza muri Kigali. Nzagira icyo nahano. Ubwo rero muri aka kanya ndashima Imana yuko numva amaguru yakize n'umutware wanjye araruhuka hari hose. Ubejo yahoza amamagara ngo ejo yahoza ndeba ngo yahaye Imana icyubahiro. Buro ndashima Imana yuko nashye ndi muzima. Imana ya Patimus iragahoraho. Mujye mushimira uyu mushumba. Imana ibaha umugisha. Amen. Ariko nshima Imana ko yampaye inzu impa naho guhinga kandi nongera gushima Imana ko yankuye ku nzara. Nari mfite inzara iteye ubwoba najya mvuye guca inshuro mvuye gupagara imiceri ya rubanda ariko ndashima Imana ko yahinduye gahunda kuri nge yahinduye binini kuri nge. Amen. Ubu mfite utuntu ncuruza tumpa kubaho
nkabona uko njya nkona nuko ngaburira abana nkabona n'icyo nkoresha umurimo mu itorero amena ubu Imana yangiriye neza nta kitakoze sinangana na gucya nari muto cyane nagira ibiro 57 ariko kubera nabyaye nkabona inzu yanjye nkabona abana banjye numvise nishimye ngibuha umunsi ku wundi ntabwo icyubahiro rero njya gushima Imana njya nkubita amasaruti 7 iyo nyakubise nibwo numva nyuzwe nibwo numva nishimye kandi wubahishe izina ryawe mu izina rya Yesu umurwayi ntibumbarweho ibyago n'amakuba ndabyirukanye intambara ndasanze ko nzamuye ibiganza umugisha wawe ubeho ubuntu no gufashwa n'umwuka wera bijyane namwe none iteka ryose mu izina rya Yesu amen. And all the ways of man. mwabibonye rero birashimishije bariya mu mwabonye uriya mudamu arotera amasaruti yaturutse mu nkengero n'imbariza umujyi reka mvuye mu cyaro mu ntara ni benshi baza barushe mwabonye abaza bacumbagira cyangwa bamaze imyaka myinshi batagenda birashoboka ko umubi yaba yaraguteje gucumbagira izindi ndwara zitandukanye mu nda kuva amahembe bitega bisazi izindi myuka mibi yose itandukanye Yesu yampamagariye kubohora mu babohoka rero nawe urimo mu b'Imana izavugana nabo nawe urimo reka nkubwire ngo amahirwe uyabyaza umusaruro iyo nimero rero iri imbere yawe ugiye kuyihamagaraho nakire 2 cyangwa 3 muri kabini barabatwereka benshi bagiye babohoka mbirutse ko deliverance iba kuwa 2 guhera saa 3 kugeza isa 11 kuwa 4 akaba amasengesho ari umunsi w'ejo nzasengera abantu barwaye cyane indwara zananiranye ibe kanseri ibe sida ibe diabete ibe gute ibe imyuka mibi ndetse Imana izavugana nawe kuko hari message yawe ngomba kukugezaho umunsi w'ejo imbona nkubone igihe uzaba uri hariya mu itorero Patmos nzi ko hari ibyo Imana izakora ku buzima bwawe kandi Imana yaduhamagariye kubohora ababoshwe gusenya imigambi y'umwanzi gukuraho imbaraga z'abadayimoni n'abakonikoni Uwiteka Imana agomba kukurinda umubi ibyo yarabinyemereye kandi nta wundi akoresha ninjye ndahari kandi uko yampamagaye niko nzabasha kugufasha uri ku murongo tumwakire Royal TV hello hello uri ku murongo wavuga tukumva icyifuzo cyawe hello telefone iriho wabasha kuvuga wowe uduhamagaye kugira ngo usengerwe Alo? amahoro y'Imana bane nawe Amen. ndabona Mukesharugo Amina Yego. utuye Rubavu Yego. imbaraga ya Satani yaguhetemanshije umugongo imbaraga y'umwijima iguteza kureba ibikezi ku buryo wagiye no kubaganga ba Kinyarwanda ngo bagufashe bagukata indasago ndabona indasago bagukase ahantu hafi y'umukondo ndetse no ku mugongo wawe baguca n'urasago ku gahanga iyo ni imyuka mibi binjije muri wowe bavuga ngo urakira aba bantu wivujemo ndumva ijwi abarangi iyo ni imbaraga mbi binjije muri wowe nta kizakumarira ahubwo data aje kubohora ubuzima bwawe aje gusenya imigambi yose y'umwanzi uhindukire ukizwe uve mu mbaraga z'umwijima bakubwiye ko njya nsengera abantu bagakira ndetse hari n'umuntu wakubwiye aho ngaho muri ako gace k'igisenyi ngo uzakore ku buryo utangira guhamagara azajya kurangiza bagufata uwo muntu naramusengeye niwe wakundangiye ndi umukozi w'Imana isumba byose Imana iri kumbwira ngo ubu mpamagara wicaye ku ntebe ya plastique kubera umugongo wacitse wegamiye umusego pila w'umutuku ndabona ibara ry'umutuku ako gasego wegamiye nibyo kandi ele consite vos pas de fomeni ndabona abana babiri umutoya asa nk'ucumbagira
umukuru nawe ishuri risa nk'iri kumunanira, ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo naba daimoni bamurikiwe abo bana, niyo mpamvu izo mbaraga zigenda zangiza ubuzima bwawe bigafatana mu muryango. Ariko ni wizera Imana, data hari icyo ari bukore, abana bawe barakira, n'umubiri wawe urabohoka mu izina rya Yesu. Ubu wa mbere kugera hariya mu itorero Patmos, ngusengere mbona nkubone, nzi ko ari cyo Yesu agiye gukora, kandi tuzanakwerekana ahangaha igitangaza cyakoretse, kuko ari data ubikoze. Nimba wizeye vuga ngo amen. Amen. Data arakora imirimo itangaje. Abo rero muri bo mubona aho ngaho kuri screen yanyu, kuri televiziyo yanyu, ni bamwe mubaza kuwa kabiri bakabohoka, harabaza kuwa kane bakabohoka, kuwa gatanu bitangaza saa 11 kugeza saa 2. Ariko muri iyi minsi nkuko mumaze igihe mubyumva cyangwa mubibona, dufite amasengesho y'iminsi 77. Tugeze ku munsi wa 24 aho Yesu ari gukora imirimo itangaje kuri benshi. Reka rero mbashimire abahamagaye. Iyo nimero murabona kuri screen, murakomeza muyohereza ubutumwa bugufi, muyihamagareho cyangwa se mwohereze kuri WhatsApp, ndabasengera. Hari abadukurikira bari i Burayi, muri Amerika, muri Asia ndetse na Australia. Reka mbabwire ngo Imana y'amahoro ibaha amahoro muri ayo mahanga murimo. Imana ibahumanure aho mwahumanye, ibakize indwara, ibakure imvunane zo mu mutima, ibubakire ingo, ibahe iterambere, ibaha akazi, ibahe ingo z'umugisha, ibakiriza abana, ibaha ubwenge, ibaha amashuri, ibakomeze muri byose. Abakeneye amadokima muyahabwe kubw'imbaraga za Kristo Yesu. Amen. Reka rero nsengere aba bahamagaye, barwaye, barwaje, barushe, baremerewe. Mbibutsa ko mu gitondo uzindutse barabasha kwakira, ndetse n'ijye ubwanjye urakwakira, nkabasha kugusengera, Imana ikagira icyo ikora ku buzima bwawe. Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, abanyarwanda n'abanyarwandakazi bakeneye agakiza, bakakire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Usenye imigambi y'umwanzi, abantu barinda umubi, umubare kura mara yabo, umubare kuri mwijima, umubare kuri umutima, umubare kuri gifu, umubare kuri impyiko, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ukiza abarwaye amagufwa akire, nirukanye kanseri, nirukanye diabete, nirukanye sida, nirukanye gute. Uyu mudamu uhamagaye urwaye umugongo yakire gukira mu izina rya Yesu, kandi imyuka mibi yose yarafashe ubuzima bwe itsindwe, irekura abana be babashe kwiga, bagira ubwenge. Wa mudayimoni w'abarangi, wa mbaraga y'amahembe, wa mbaraga y'ibitega, sa mu izina rya Yesu, abana b'Imana bakiri igitangaza, bagire amahoro mu ngo zabo, bagire umunezero, bagire utsinzi. Urakoze kubarinza umubi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ubu no gufashwa n'Umwuka Wera bibane namwe. Reka mbabwire ngo ndabakunda kandi mbifuriza ibyiza, isa n'ihirwe n'iterambere, ubukire n'ubugingo. Reka mvuge ngo bye bye, bye bye, I love you.